Hi, my name is Jamila'S. I'm Miss Rwanda 2018 and I love watching 1K show. Ciao. Hello beautiful people, iyi ni 1K show aho muri kumwe nanjye Jamila'S. Nkuko mumaze kubimenyera rero uyu munsi dufite K focus aho turaba tuganira ku kibazo cy'ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ntago twibagiwe rero na Umurage kona aho Darius yadusuriye abanyeshuri bakora umukino wa skating, ariko tunabibutse yuko mushobora kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga muri we mumana kuri screen zanyu. Mushobora no kuduhamagara kuri nimero iri aho ngaho kuri screen zanyu. Reka turebe. Twongeye kubahereza ikaze muri 1K focus aho tugiye kuganira n'urubyiruko ku kibazo cy'ibiyobyabwenge bitwugarije muri iki gihe mu Rwanda. Baragenda batubwira uko babibona, ese ni ihe mpamvu bidutera kuba twabikoresha, ese ni izihe ngaruka zabyo. Baraza no kutubwira n'inama zitandukanye z'uburyo dushobora kuba twabyirinda cyangwa se n'uwatangiye kubikoresha uburyo ushobora kuba wabirwanya. Reka tuganire nabo rero turebe. Duherewe no kunuza ku cyo kiba kunuza ku mazina bagenda baza ama drugs y'ubungubu n'inzoga. Ariho nk'ibyo bita ngo cunga umuntu akabazamuriture, akaba amabati izo biti bati, akaba yewe muntu akaba ari nibagira none iyo umuntu anywa areba hari butahe nyine kuko utari bashe kujya guhaguruka ngo ugeyo ni nyinshi. Nkuko twababwiye K focus y'uyu munsi uko turi kuganira n'abantu batandukanye ngo batubwire uko babyumva, ese ni ihe mpamvu urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge. Ndi kumwe na Kevin hano agiye kutubwira uko abyumva, atubwire n'uburyo dushobora kuba twakemura icyo kibazo. Kevin, ndakwakire muri 1K. Murakoze cyane. Wumvishije rero topic yacu y'uyu munsi aho turi kuvuga ngo ni ihe mpamvu urubyiruko cyangwa twese muri iki gihe ari ikibazo kitwugarije kuba dukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane inzoga. Ubona we ari iki kibitera? Okay, nkuko wabivuze ni ikibazo gikomeye cyane uretse u Rwanda gusa ndetse n'isi yose iri guhangana nacyo. Hari kuri ngiye ibintu bishobora kuba bitera icyo kibazo ni ibintu bitatu. Icya mbere ni peer pressure. I mean uruhare rw'ababyeyi mu gukurikirana abana babo. Icya kabiri ni inshuti mbi. Icya gatatu ni isi tubayemo. Urugero nk'isi tubayemo ubu ngubu haba ari amamuvi tureba, hari indirimbo tureba, hari abastar bacu dukunda, usanga nyine icyo kintu cyo gukoresha ibiyobyabwenge ari ikintu kigaruka mu maso yacu kenshi cyane, ugasanga nkaho isi iri kugisensibiliza cyane, bigatuma urubyiruko rwinshi rubigwamo. Njye rero mbona ikibazo cyangwa se igikurura urubyiruko mu kwitabira gukoresha ibiyobyabwenge, navuga ko ari impamvu eshatu. Icya mbere ni amatsiko urubyiruko rubona bitewe n'ibyamamazwa ku mateleviziyo, aho ubona umuntu wenda ari nk'umu public figure ari kunywa inzoga kubera ko wenda nawe umukunda ukavuga ati nanjye ndashaka gutrayinga, ndashaka gutestinga uburyo bimeze. Icya kabiri ni secret trauma urubyiruko rugendana nayo, hari ukubura ababyeyi cyangwa se n'ibyabaye mu gihugu cyacu, ugasanga kugira ngo wibagize ako gahinda kose kuko nta muntu ufite wo kubwira, ugahitamo gukoresha ibiyobyabwenge kugira ngo use nk'ubyibagize. Icya gatatu mbona kandi gikomeye ni ababyeyi basa nk'abinjiye mu nshingano z'ububyeyi nabo batari bagira ubunararibonye, navuga ko buri ku rundi rwego ku buryo babasha kubuza abana babo gukoresha ibiyobyabwenge kubera ko nabo bakuze wenda nta babyeyi bafite bitewe n'ibyabaye mu gihugu cyacu, bagakura rero bakinjira mu nshingano badafite uburambe bwo kubuza abana babo gukoresha ibiyobyabwenge. Sinzi umuntu ayifatiye wenda nka kera bitari cyane, ariko umuntu yumva ko kunywa inzoga nyine urasinda, ariko ubu ngubu umuntu yumva ko kunywa inzoga ahubwo ari swing. Ni swing kujyana swing, ariko nyine nko mu rubyiruko sinzi ko izo swing tuzikeneye cyane ku rugero
turimo kubona ubu ngubu urubyiruko rumaze kugeraho ari nabyo ntekereza birimo kugenda byangiza urubyiruko cyane handi umuntu yumva yuko kuba yaraye mu kabari agakesha mu gitondo ari byo shema ari nabyo ibintu mbese bimuteye ishema kuba yabiganira kurusha kuba yakwigamba ibindi kuba yagana ngo naraye mu kabari ngo ndakesha ngo ndi kumwe n'abajamu banjye nibyo bidushishikaje ubu ngubu umuntu kumva nyine harimo arankoza ibyo biyobyabwenge bindi ariko nyine ndavuga kuri izo nzoga nyine kuri izo nzoga n'inshuro nyinshi umuntu yigamba tugenda kwa mbere naraye mu nzu kameze nabi mitangira nongeramo kwa kabiri nongera nsubirayo ubu ngubu ndumva ndi mu kinya ukumva nyine ni story nziza mu buzima watera ariko imyaka irimo kugenda buriya kandi si byiza ku rubyiruko akenshi urubyiruko rumaze kwitabira gukoresha ibiyobyabwenge akenshi ni ukubera peer pressure sinzi ukuntu peer pressure nabivuga mu Kinyarwanda kugira agakungu akenshi agakungu gatuma ujya mu bintu utatekerezaga ko wanakora urebye urubyiruko muri iyi minsi basigaye baragiye ku bintu bya social media cyane ugasanga benshi niho baganirira n'abandi rero ntibamenye kuganira cyangwa se kugira ngo bamenye ibindi bikorwa wakora ngo wishimane n'inshuti zawe noneho bagera ahantu bakumva mese kugira ngo bagire good time ari uko bazanamo ibiyobyabwenge ukagenda wenda mu rugo ntago bagutoje kunywa ibintu by'inzoga wagera imbere y'inshuti zawe ukabona bari kunywa bari nawe ukavuga nanjye reka nshayinge batanseka cyangwa se bakambona ukundi bigatangira buhoro buhoro gutyo bikazageraho bamwe babaye addicted bakumva batabireka abandi wenda babivamo sinamenya ariko abenshi babona nyine ariyo nzira y'ubuzima nonse Kevin utekereza yuko ari izihe ngaruka tugenda tubona kuko niba ari ibintu byabaye universal abantu bose bakoresha nkawe nk'umwe mu rubyiruko ubona ari izihe ngaruka ziri mu kubikoresha ingaruka zirimo ingaruka ya mbere ikomeye ngiye mbona ni kwangiza umubiri physical hari abantu usanga baba addicted kuri ibyo biyobyabwenge haba ku nzoga cyangwa urumogi cyangwa itabi icyo cyo cyose ugasanga nyine yarangiritse ku buryo ushobora guhura n'umuntu ukamusuhuza bite ukabona tipe ntahari nyine afite iyindi si yiberaho nibyo kandi biragaragara njye ndumva nyine gutangira muri youth niyo nzira kuko akenshi mu Kinyarwanda baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito so nutegereza ukavuga ngo umwana aracyari muto ntago akeneye kumva ibintu by'inzoga ukuntu ari bibi bishobora kumugiraho ingaruka mbi ugategereza akaba yarakuze yaragize nk'imyaka 20 aho ngaho uzajya kumubwira avuge n'ubundi nabikoze nkiri umwana ntagira icyo naba uri kuntuka cyangwa se ushatse kwigaragaza yuko ufite icyo undushye ariko guhera hasi mu bana ababyeyi nabo bakajya mu manama atandukanye abigisha ukuntu bakwigisha abana babo nyine kureka ibiyobyabwenge cyangwa se niba batari bana bijyamo ku buryo batanabitekereza ingaruka ni nyinshi cyane cyane ku rubyiruko n'abakuze cyangwa abatoya ntabwo ingaruka zibura kubagera ariko noneho cyane cyane ku rubyiruko ingaruka ni nyinshi nk'urugero reka mfate urugero kuri perezida wacu dufatiye hari urugero n'abandi bayobozi baba bisi mu bihugu bitandukanye ariko reka dufate ku perezida w'u Rwanda Kagame nimba tubona ibihembo yirirwa ahabwa ubwirwa avuga hanze nyine mu byiza ntabwo ntekereza ko wakwishora muri drogue ngo utekereze ko wazaba nkawe ni umupapa arakuze nyine ejo n'ejo bundi azakina abamusimbura none twebwe twishora muri ibyo biyobyabwenge turimo turubaka urubyiruko rw'ejo hazaza nise abo bayobozi bacu beza birirwa bavuga ku isi nyine babataka nabwo bwacu turabuzi urabona iterambere u Rwanda rumaze kugeraho ko barimo gukura turimo turiyubakamo kuba bande bazabasimbura mu gihe twigamba kurara mu bubari mu gihe twigamba ibiyobyabwenge ayo mabati tuyigamba mu gihe twigamba izo zacunga uwo muntu gucunga umuntu rukwegama ibyo bintu tukabyigamba ntabwo zitugeza ku iterambere ikintu cya mbere na mbere mbona sinzi no kubanza kumenya uri ukaba dufite n'urugero
abayobozi bacu. So nihe nama noneho watubwiye ingaruka zabyo, watubwiye n'inama, ariko noneho ndagira ngo utange message yaba ku batarabinywa cyangwa se ku babikoresha bumva bifuza kuba bahinduka, utubwire nihe nama wabahereza. Kuri icyo kibazo cy'inama warumbajije, inama umuntu yagira nk'urubyiruko ni nyinshi, ariko noneho reka dufatemo nkeya zishoboka. Wenda kamere kuri kote y'ababyeyi. Kuri ubu ngubu ababyeyi tuzi ko umubyeyi wundi ni ushakira umwana amafaranga y'ishuri, ibyo kurya, imyambaro, byinshi cyane tubikora ku babyeyi, ariko noneho hari ibindi barimo kuduha muri kino gihe, ariko noneho bakeneye kongeramo gake umwanya umuntu amarana n'umubyeyi we n'umwanya umubyeyi amarana n'umwana we. Kuko kera nk'igitsure twagikora ku babyeyi bacu, ariko ubu ngubu niba ajya guhangayika dushakira aya mafaranga y'ishuri, ibyo kurya, imibereho nyine, agataha igicuku wenda twaryamye, cyangwa n'urubyiruko rw'ubu ngubu rusigaye rwigira mu birori, turabizi ari byo twavuze twakomojeho mu kanya, wa mwanya ababyeyi abamarana n'abana babo urimo uragenda ubura. So kuri kote y'ababyeyi ndumva bakongera akadusubiza wa mwanya, tumana bakatugira inama ko nyine utaganire n'umukuru ni ikibazo, niho umuntu aburira. Noneho ngarutse nko ku rubyiruko, none inama nabagira ni ukumenya, no guharanira kuba uri umunyarwanda, no guharanira kuba mwiza w'ejo hazaza, kandi kubiharanira ni ukwikunda, ukishakira ibyiza. Ntabwo wakwishakira ibyiza wishora mu biyobyabwenge. Ingaruka, impamvu ni nyinshi. Nko ku rubyiruko hari abitwaza wenda ngo afite ibibazo byo muri nuza by'imiryango, ngo niho abasha kubonera kuruhuka no gutuza, ariko ntabwo umuntu atuza yishora mu biyobyabwenge. Ibibazo tuba bifite, ariko noneho kwishora mu biyobyabwenge urimo uriyongerera ahubwo. So ni ukwikunda no kumenya ejo hazaza hawe heza, ukifuriza ibyiza ukabiharanira, kandi nta mpamvu yo gucika intege mu gihe niba wiyita urubyiruko uracyafite igihe kirekire cyo kubaho. So ntiwiyangize uyu mwaka 2, 3, 4, ushobora gusanga muri iyo ngine uzaba warangiye, kandi we nibwo ari kuzaba ubonye ubuzima bwiza. Nta mpamvu yo giving up. Inama nagira urubyiruko, haba mu rubyiruko nyine ndabwira haba bagiye batangiye gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se abatarabikora, inama nabagira ni kwirinda ku batarabikora cyangwa se n'abatangiye gukoresha ibyo biyobyabwenge, bagashakisha uburyo babivamo cyangwa se bakabireka, kuko hari ingaruka nyinshi zangiza ubuzima. Akenshi ntabwo ari ibintu ubona inyuma, akenshi biba biri psychological, birimo imbere. Hari igihe gukoresha ibiyobyabwenge cyane bishobora kukwangiza mu bwonko, bigatuma umuntu yibagirwa vuba, adatekereza neza. Nkanjye inama natanga ku rubyiruko, ndakeka ko ikibazo ubundi cy'ibiyobyabwenge cyakagombye gukemukirwa duhereye mu mizi. Inama ya mbere natanga ni ku babyeyi. Urugero, iyo ufite umwana ugomba kumukurikirana, ukaba inshuti ye, ukamenya inshuti ze, ukamenya ubuzima abayemo. Ni ngombwa nk'inshingano z'umubyeyi gukurikirana uko umwana yabayeho, yariye, yize, yakoze inshingano ze, niba byose yabikoze. Ariko ababyeyi bakagombye no kwinjira mu buzima bw'umwana kurushaho, bakamenya uburyo abona isi, inshuti ze bakazimenya, bakamenya, kuko iyo wabashije kumenya inshuti z'umwana wawe ubasha kumenya umwana wawe uwo ari we. Ababyeyi nicyo kintu nabashishikariza cyane. Ikindi kintu ku bana, nabashishikariza guhitamo neza, guhitamo inshuti nziza, guhitamo ubuzima bwiza, guhitamo ibyo bareba, ndetse guhitamo n'ibyo baha agaciro. Inama nifuza guha urubyiruko, icya mbere ni ukwitekerezaho, wowe ukamenya icyo ushaka n'icyo ushaka kugeraho, kuko ibyo ngibyo bizatuma hari ibyo utagomba gukora, harimo no kwirinda ibiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge bizajyana cya kintu cyiza wumvaga cyakugirira akamaro. Ibiyobyabwenge bishobora gutuma utarangiza amashuri yawe neza. Icyo ukwiriye gukora ahangaha rero ni ukubasha gukora ibyo ukunze. Ushobora gukora sport, ushobora gukora poetry, ushobora gukora music, kugira ngo ubashe kwiyibagiza ibiyobyabwenge, kuko biyobya ubwenge. Icya kabiri, ndashaka kubwira abantu ba public figures mu kugerageza
guha inama urubyiruko kuko haba hari urubyiruko rwinshi rubakurikiye niba mwaragizweho ingaruka n'ibiyobyabwenge please mufungure imitima yanyu mubashe kubwira urundi rubyiruko ababakurikira ko ibiyobyabwenge ari bibi kandi mubabwiye n'ingaruka byabagizeho kugira ngo nabo babashe kubyirinda murakoze Shuti bakunzi ba 1K Show muri kumwe n'umugwanyi Darius kuri inshuro rero mu murage ko nawe munsi nabayitiyemo yuko dushobora kujyana kuri SOS Skate Park tukajya kureba uko bimeze na ahantu heza abana bakinira buri munsi bakoresha maskete alonzi kundira kuko nk'iyo nadafite imirimo mu rugo ndaza hano nagakina bigatuma natajya uzerera ahandi mbunge ahantu na skate ikindi kintu nyikundira iyo turi mu biruhuko ituma natajya uzerera nakaza hano ku kibuga nagaskatinga nshaka ko skate izangeza ku rwego rwo hejuru ku buryo nanjye natoza abandi nabo bakamenya skate bakazajya beka kubunga ndakeka nko mu myaka iri imbere nk'itatu aricyo ngiye niyumvamo muri ngewe bitewe n'uko mbona ngenda nzamuka ku cyiciro cyanjye mba mbona numva nzagera ahantu kure ku buryo muri iki kibuga nshobora gutezamo imbere nanjye nkakoramo ibindi birenze naguye inshuro imwe niyo naguye ariko niyo yambabaje ntabwo ariyo kwigaho ugwa nk'inshuro ugwa rimwe na rimwe bitewe n'uko uri kugenda umuntu yize neza gusketinga byamutwara amezi 3 yonyine gusketinga kuri skate bidufasha kuba twakora siporo no kuyiga kugira ngo tuyimenye. Iki kibuga cyubakwa hari hagenderewe ko abana babona ahantu ho kwidagadurira ndetse natwe nk'umushinga wa SOS ufashiriza abana mu miryango twifuzaga ko twabona ahantu twajya tubonera abana muri rusange baba abana baba muri SOS baba abana bo hanze tukabaha message zijyanye no kwirinda icyorezo cya sida kurengera ibidukikije kwirinda ibiyobyabwenge aha mu by'ukuri kuva twatangira twakiriye abana bagera mu abana bamaze kumenya gukina ni hafi 250 ariko mu by'ukuri abana baza kureba iki gikorwa cyangwa se baza kureba umukino tumaze kugera hafi ku bana 600 baza iyo dukora ama event atandukanye tugahamagara abana ndetse hari niyo twakoze dutumira n'ababyeyi baraza rero kuza gukina umukino nta kiguzi bisaba umuntu wese ashobora kuza gukina cyane cyane urubyiruko rwacu nta mafaranga twaka uraza ukiyandikisha wuzuza form hanyuma tukaguha membership card ugatangira ugakina mu by'ukuri imwe mu ntwaro twabonye yo gushobora kurwanya ibiyobyabwenge gakoko ka sida harimo no gukina umukino n'umukino abantu bari bishimiye cyane ugitangira ndetse na n'ubu hari abantu benshi basohotse hanze muzababona bagenda mu mihanda barimo bakina bakoresheje izi skateboards. Igitekerezo cyo gutangiza skateboarding cyaturutse cyane cyane mu bikorwa SOS isanzwe ikora ibyo kurengera uburenganzira bw'abana
dutekereza ukuntu twakwigisha cyane cyane urubyiruko, dutekereza inzira twanyuramo kugira ngo tugere ku rubyiruko, noneho dutekereza tuti kugira ngo dushobore kugera ku rubyiruko uwashaka imikino ni myinshi mu gihugu, ariko turavuga tuti reka dushake umukino w'umwihariko ushobora guhamagara abana benshi, ni nawo wa mbere mu Rwanda, nta handi kugeza ubu ngubu uraba. Noneho tugerageza gushakisha abaterankunga Skate Aid, turaganira nabo, turavuga tuti twatekereje igitekerezo cy'uko twashyiraho umukino udasanzwe, ariko kugira ngo bidufashe kwegera urubyiruko, tubigishe, tubakure mu buzererezi, tubigishe iby'uburenganzira bwabo, ariko tubahe n'uburere, tubaho uburere. Ngira ngo wabonye ko bafite disipurine, bakiza ahangaha usanga bashaka kurwana, bashaka kugira, ariko mu mukino harimo byinshi abana bashobora kuhigira, kandi ntibabone n'uwo mwanya wo kujya mu biyobyabwenge, ntibabone umwanya wo kujya kurangara mu bindi, bakaza ahangaha bagakina, tukanagira n'ibiganiro tubagiriraho, cyane cyane ibintu byo kurengera ibidukikije biri mu ngamba z'uyu mushinga. Hari ibyo kubigisha kurwanya sida, hari ibyo kubigisha kurwanya ibiyobyabwenge cyane cyane mu rubyiruko. Hari ikindi mwambajije kivuga ku babyeyi. Ababyeyi twarabanje kuganira nabo, kuko nta mwana uza gukinira ahangaha umubyeyi atamwemereye. Hari urwandiko, hari kimeze nk'amasezerano tugirana n'umubyeyi, ariko n'ababyeyi urabona ko batangiye kubyitabira, batangiye kumenya uyu mukino, kandi mu kuwukunda ni uko babona ingaruka nziza uyu mukino ugira ku bana babo. Mwabonye rero ko kuri SOS Skate Park ari ahantu heza abana banyu bari bakwiye kuba bamara umwanya bungurana ibitekerezo na bagenzi babo, aho kuba bapfusha umwanya ubusa bajya mu biyobyabwenge nk'uko bagiye babyivugira. Muri kumwe nanjye Darius, uyu ni Umurage Corner, iyi ni 1K Show, nimujye kure. Hello beautiful people, this is Sumayah muri 1K Show, and hano turi muri Umurage Corner. We are planning birthday surprise y'umwe mu bapresenter bacu witwa Jamila. Turategereje hano ko aza, bagiye kumuzana, ariko we are so scared that she's going to find out. So you don't want to see this, for real. We hope that it will be the best surprise, like dukoze. So we are hoping for the best. Keep in touch. This is 1K Show. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday to you. ndashaka kurira ariko ndumva byandenze nyine. I have a lot of emotions mu mutwe wanjye z'ibyishimo, byandenze nyine. Munsi ntabwo nize ntekereza ko hari ikintu nyine gihambaye
ariko ndakibonye kubera ko ntago nakifuzaga cyane ariko mu by'ukuri abantu mbonyemo baranshimishije pe. Morris ni umubeshyi wo kuri karite ya mbere, ni karite ya mbere, ntabwo ari made in China, ashobora kuba ari made in Vietnam cyangwa made in US, kuko yatangiye kumbeshya ku wa gatanu nkabona missed calls arambwira uburyo agiye kujya hanze. Malaysia turahari. Malaysia twagezeyo. So wallahi ndarahiye mu mutima wanjye ndishimye cyane. Mu by'ukuri I didn't anticipate this. Nahereye mu rugo njya gushutinga 1K, aba criminals n'abangaba turi kumwe ba Hakim Omar mukoresha interview aransezera irangiye kuko njye hari ibyo nari nyikora man. Ndavuga nyine fine nza mu mujyi, ndumva nanabibabwiye yuko mfite gahunda n'umushuti wanjye ugiye kujya hanze, abona hamagaye muri iyi zi namwe abanyohereje mu voice note ngo kado nababonye. Nkuko mubibona turacyari muri iyo celebration, biracyari kugenda neza. Hano hari the birthday girl, reka agira icyo atubwira. Jamila, Jamila, what do you think? Urabibona gute, wabyakiriye gute? Tell us about it. Ndumva byanshimishije cyane nyine, ntago nari nabyiteguye. Nta kintu mfite cyo kuvuga kuko amarangamutima yanjye yambujije kuvuga byandenze. Umuryango wanjye wose kurangaha, abashuti banjye, ni ibintu biba bidasanzwe, ndishimye cyane. Yishimye cyane nk'uko mubibona. Namwe hagize ugira igitekerezo ashaka ko ducoveringa birthday surprise yiwe, you can just use the numbers ziri kuri screen zanyu. Thank you so much. Bye. Reka mbashimire mwebwe mwabanye natwe muri 1K show, mbabwira ngo nakagaruka tubazanira n'ibintu byinshi bitandukanye. Mushobora kandi kudusangiza ibitekerezo byanyu kuri social media muri we mubonaho kuri televiziyo zanyu on your screens, ndetse tunababwira ngo keep watching 1K show. Are you satisfied, Mr. Producer? Hey, BG says you, bro. Yee, come on. Let's keep doing ball, man. Keep doing it, man. Say something, man. Yo, 1K turabakunda beaucoup, murabizi, Umurage Darius and the team. We love you so much. Harya David nyibutse. Ubu ngubu ninjye ugomba kumwintroducinga cyangwa ni uri bwintroducing? Ese nicaye. Wait. Haba miss. Dutangire. Ndagira ngo nganire. No, wait. Okay. Cut. Ndikumva ndi useke. Na useke nta kibazo. Feel free. Watangira twibwira. Muraho, nitwa Ngabo Kevin. Aba ndi umuntu. Yes. So bikate mane aba ndi umuntu. mbaze nsubiza aya matwi neza. You can just don't. Sorry. It's okay. Kandi na Umurage kona. Pati Milan. Vuga 1K. 1K. Ngayigende. So, ndetse tunaganira no ku bibazo bitwugarije. Oh my god, why the hell am I screwing up now, huh? Cutting. Uyu ni umubiri wanjye. Okay. Ndetse aya ni amaraso yanjye. Nabuze ikintu ndangizanya nacyo. Okay. Nabaze kwiga icyo bakunda aha hantu. Nizera ko ari Nimenye. Ntabwo babona ko abamedi babo habe n'akantu mu musatsi. bambwiye ngo ku mama ufite umwana mba nacebutse hose ndeba mama ufite umwana ndamuka Wibuka ko hano ari